arampamagara ati nakubonye kuri televiziyo uri gusengera abarwayi abantu bari kuvamo abadayimoni indwara zirimo zikira mfite ndwaje umwana hano muri CHK mu bigaragara abaganga bagerageje ibintu byanze umwana urijeho kuremba batangiye kuntegura nk'umuntu ushobora kuba kwakira inkuru mbi twifuje ko nyuma yuko mbere yuko twakira iyo nkuru nawe washyiraho isengesho ubwo nahageze hanyuma nkimara kuhagera nsanga inkuru mbi yatangiye gutangazwa banyangira no kwinjira mu cyumba uwo mwana yari arimo barimo bamutunganya hanyuma umurwaza w'uwo mubyeyi aravuga ati nari mpamaga umupasitori ufite impano zo gusengera abarwayi reka banza musengera imbere uko mumutunganya no kumujyana mu buruhukiro byatwaye umwanya munini kugira ngo bikunde kuko iyo umuntu yamaze gushyiramo umwuka urabizi ko habaho umutekano udasanzwe mu rwego rwo kugira bamutunganye umudogiteri umenya asenga Imana imuha umugisha arankurikiye arandeba aravuga ati ntacyo naza asenge ariko twibyo twagomba ibyo turimo tubona ni ibintu bigaragara ko umwana yamaze kurushiramo umwuka baranyemerera ndinjira ndasenga Imana nagiye mu mwuka udasanzwe baranancecekesha baravuga ati oya hano hari abandi barwayi birabujijwe kuzamura ijwi gerageza kwiyoroshya ariko numva hari imbaraga zidasanzwe zinjeho ndwana no kujya kumushyiraho ibiganza bambuza ariko uwo mudogiteri umenya asenga aravuga ati ntacyo mumureka bishyireho ariko yambare ga banyambika ga mushyiraho ndamusengera nkimara kumusengera hanyuma hari undi mudogiteri mugenzi wawe bahamagaye araza wari umeze nk'umwarabu amushyiraho kiriya cyuma aravuga ati mwe muretse gukomeza gukora ibyo bintu haracyarimo utumenyetso tugaragara ko atararangira neza Yes, reka nguhe ikaze ku Isezerano TV ngusuhuze nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose ndagira ngo nkwifurize umugisha w'Imana nkwifurize gutera imbere mu bikorwa byawe bya buri munsi ndagira ngo nkubwire ngo niba wumva utamerewe neza ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza burya ushobora kuba warara urira ariko ejo impundu zikavuga kuri kamera nk'uko bisanzwe Isezerano TV dusanzwe twakira uyu Prophète Olivier ariko ntabwo yaraherutse Prophète Olivier tuguha ikaze ku Isezerano TV tukwifurije umugisha w'Imana murakoze cyane Isezerano TV nari nkumbuye kuhagera ariko ndashimira Imana ko mpageze noneho mfite message abantu bakwiriye kumva bakongera bakizera Imana bundi bushya kari Imana ibasha gukora ibyananiye ubuhanga bw'abantu hari ikintu waba uvuga gihamya imbaraga z'Imana nkawe nk'umuntu w'umuprofeti ukavuga ati ngewe ndahamya imbaraga z'Imana mu bintu bifatika mu bintu bigaragarira amaso y'abantu nibyo imbaraga z'Imana zarabonetse ejo bundi muri CHK urabizi ko abantu benshi banzeho impano yo gusengera abarwayi kwirukana abadayimoni izo ndwara zose ntabwo ari byo ndimo kwiyamamazaho hano abantu baranze mu biterane bitandukanye uyu munsi ari kakiri so rero niho bampamagaye hariya muri CHK nahamagawe n'umurwaza wari urwaje umwana wari uturutse Nyagatare hanyuma yari yarambonye ndimo gusengera abantu kuri televiziyo ibitangaza bikoreka hari nimero rero zikunze kuba abanyamakuru mbona muzishyiraho arampamagara ati nakubonye kuri televiziyo uri gusengera abarwayi abantu bari kuvamo abadayimoni indwara zirimo zikira mfite ndwaje umwana hano muri CHK mu bigaragara abaganga bagerageje ibintu byanze umwana urijeho kuremba batangiye kuntegura nk'umuntu ushobora kuba kwakira inkuru mbi twifuje ko nyuma yuko
mbere y'uko twakira iyo nkuru nawe washyiraho isengesho. Nibwo nahageze, hanyuma nkimara kuhagera nsanga inkuru mbi yatangiye gutangazwa, banyangira no kwinjira mu cyumba uwo mwana yari arimo, barimo bamutunganya. Hanyuma umurwaza w'uwo mubyeyi aravuga ati nari mpamaga umupasitori ufite impano zo gusengera abarwayi, reka banza musengera imbere uko mumutunganya no kumujyana mu buruhukiro. Byatwaye umwanya munini kugira ngo bikunde, kuko iyo umuntu yamaze gushyiramo umwuka urabizi ko habaho umutekano udasanzwe mu rwego rwo kugira bamutunganye. Hanyuma ibintu Imana ikora, umuririmbyi niko yavuze ngo ni ibitangaza. Umudogiteri umenya asenga Imana imuha umugisha, arankurikiye arandeba aravuga ati ntacyo naza asenge, ariko twibyo twagomba, ibyo turimo tubona ni ibintu bigaragara ko umwana yamaze kurushiramo umwuka. Ntabwo ari kera, ni ibintu byabaye ngira ngo kuwa gatatu. Kuwa gatatu ntacyo turaza kureba. So baranyemerera ndinjira, ndasenga Imana, nagiye mu mwuka udasanzwe. Baranancecekesha baravuga ati oya, hano hari abandi barwayi birabujijwe kuzamura ijwi, gerageza kwiyoroshya, ariko numva hari imbaraga zidasanzwe zinjeho. Ndwana no kujya kumushyiraho ibiganza bambuza, ariko uwo mudogiteri umenya asenga aravuga ati ntacyo mumureka bishyireho, ariko yambare ga. Banyambika ga mushyiraho, ndamusengera. Nkimara kumusengera, hanyuma hari undi mudogiteri mugenzi wawe bari bahamagaye araza, wari umeze nk'umwarabu, amushyiraho kiriya cyuma. Aravuga ati mwe muretse gukomeza gukora ibyo bintu, haracyarimo utumenyetso tugaragara ko atararangira neza. Aho niho rero natangiye kuzurira umwuka noneho w'Imana, kumva ko hari Imana izura ibyamaze gushyira mu mwuka. Hari imbaraga z'Imana zibasha kugarura kandi gashyuhe. Tubwira abantu badukurikiye ngo hejuru y'imbaraga z'ubuhanga bw'abantu hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'ibyananiye ubushobozi bw'abantu hari imbaraga z'Imana zibohora. Noneho bakimara kumva ko hakirimo agashyuhe, uwo mudogiteri aravuga ati ushobora kongera ukazamura ugasenga. Ndasenga, umwana barakoroye. Akimara gukorora, uwo mubyeyi byamunaniye tuzanzamuzana hano, nawe atanga ubuhamya kuko umwana ubu ni muzima. Akimara gukorora, ajya mu matwi ye atera haleluya. Buriya haleluya yica imbaraga z'abadayimoni, yica imbaraga z'umwijima. Atera haleluya, aravuga ati ni mumbabarire nshimira Imana ingaruriye umwana. Ajya mu gutwi ko atera haleluya, umwana tubona atangiye kuzana kurerembura, ariko kw'ijisho risa n'umweru. Umudogiteri aravuga ati bishoboka kuba umuntu agifite umwuka. Ati mwe mumuretse. Bazana bomboni bamusubizaho, sinzi n'akandi kantu bazanye banyuza mu izuru, kugeza uyu mwana aracyari mu bitaro, ariko aracyariho. Yego, Prophet Olivier na padiri. Ukuba prophet no padiri bihuza gute ko abupadiri izi mbaraga zaje ukiri padiri, zaje ubaye prophet? Nyiramo muri amagambo make, kuko abakuzi bakumenyereye ko nyine uri Prophet Olivier, ariko n'abakuzi uri padiri. Bihuze kugira ngo abantu bumve ko umuntu ashobora kwambara imbaraga z'umwuka wera yenda mbere ataranazigiraga. Murakoze cyane. Ari padiri ni izina ry'umurimo w'Imana, profete ni izina ry'umurimo, pasitoro, bishopu, ayo yose aba ari amazina y'umurimo w'Imana. Ariko padiri ni izina niswe ku mpamvu z'uko nabaye muri Kiliziya Gatolika. Nibyo nahakoreye imirimo itandukanye y'Imana. Abantu rero baracyambona mw'iryo zina,
mwarabibonye mu biganiro twagiranye n'abapadiri mu byerekeranye no gufasha abatishoboye mu ntara zitandukanye. Abantu rero bakomeza kumbona mw'iryo zina kubera ko nakoze iyo mirimo y'aho ngaho muri kiliziya, ariko ntago ubundi padiri, ubundi Profete Olivier cyangwa se pasitoro, ku mpamvu z'uko umurimo utakomereje muri kiliziya, ahubwo burimo urakomerezwa muri Blessing Pentecote ku isi. Urakoze cyane. Urakoze cyane kuba warasengeye uyu mwana agakira. Nanjye numvise ko ariko watinzeho, kuko bashobora kuba baraguhamagaye utinda kuhagera. Byaba bitagiye kumera nka Yesu, byabaye kuri Yesu, bamubwiye ngo hari umwana witabye Imana, Yesu atindaho, ariko nahageze banza n'imirimo yarakoze. Urabihuza gute ibyabaye kuri Yesu n'ibyakorewe ko watinzeho gake? Niyo makuru mfite. Ubundi baguhamagaye uti watindiye iki? Nge ndareba nkavuga nkibaza ko gutindaho gato bihura nyine na ya nkuru. Ariko wibuke ko bariya ababyeyi buriya mwana bagize kwitotomba, bagira byinshi byo kwibaza kubera iki Yesu yatinze kuza. Yesu ntago yagombaga kujya gukiza ahantu atarabanza kwihererana na se ngo amuhe mapu y'ikiri bukorekerwa. So rero nanjye impamvu natinze, nari mu bikorwa nk'ibyo byo gufasha abantu, tubashyira ibyo kurya, tubashyira imyambaro n'amasabune, kugira ngo nabo ubuzima bwabo bube amahoro, ariko tunabasengera. Nk'uko gusenga rero, nk'uko gutinda, nge ntekereza ko Imana ari bwo yari irimo gushaka uburyo bwo kwihesherezamwo icyubahiro. Ko Yesu yarabasubije ngo ntimugire ubwoba, ntimukuke umutima, ntiyapfuye ahubwo yasinziriye, ahubwo kwari kugira ngo imirimo y'Imana yerekanwe. Kuba narahageze, abaganga rero nabo bamaze kuvuga ko byarangiye, umwana byarangiye, kwari ukugira ngo iryo sengesho rigaragare wenda mu bantu b'abasilamu no mu bahakanamana bari muri iyo gurupe y'abaganga, cyangwa no mu barwaza bari aho, ko hari imbaraga z'Imana zibasha kuzura umuntu wavuye mu mwuka akongera agasubira mu mwuka. Nawe ejo bundi kuri na madamu wanjye yarapfuye, ndamusengera arazuka. Madamu wawe barabibonye, biri kuri social media. Naramusengera arazuka. Abaganga bambwiye ko byarangiye, nirimbi twararifashe rusororo. Ariko numva ndavuga ngo Imana nimba arankoresheje mu bandi, nkasengera abandi bari bapfuye bakazuka, nkasengera abarwayi barwaye indwara za sida na kanseri n'amadiyabete bagakira, ni kubera iki nanjye imbaraga z'Imana zikorera muri nge zitagaragara no ku mudamu wanjye? Imana iramuzuru, bariho, ari mu bana. Bishatse kuvuga ngo imbaraga z'Imana ku bazizera ziracyakora imirimo, ziracyakora ibitangaza. Zazuye Lazaro, arazuka ku irembo ryiza. Kiriya kimuga cyasabirizaga ku irembo ryiza cyarahagurutse, baturumayo. Kimugaye imyaka myinshi, baturumayo wari umaze iminsi ari impumyi yarahumutse. Imbaraga z'Imana zigenda zigaragara. Wariho uburwayi bwo kuva. Uriya mudamu wari umaze igihe kinini, arwaye indwara y'umugongo. Bibiliya ivuga ngo ni indwara y'umugongo, niko babyita. Imana ageze kuri Yesu, kwizera kumuhagarika, umuvu w'amaraso arakira. Kubera icyo abantu bizera imbaraga z'abapfumu ntibizera imbaraga z'Imana z'izuba. Ubu ndumva ndi mu mavuta adasanzwe yo kubwira abantu, sida zirakira, kanseri zirakira. Birashoboka n'umuntu ko batangaza ko yapfuye, ariko Yesu akiyerekana ako kanya wari wamaze gushiramo umwuka, akongera akabaho. Ari nabyo byabaye ejo bundi muri CHK. Umaze gukererwa, ubugeranyije nuko Yesu yatinzeho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri uriya mwana wari witabye Imana. Bishatse kugaragara ko na hariya urabijyanishije
kugira ngo imirimo y'Imana yerekane kuri mama uruvanye umwana Nyagatare no kuri ba docteur bimaze gukorwa gutyo umwana amaze kuzanzamuka amaze gukorora kandi byagaragaye ko bamaze kumutegura nihe shusho yahagaragaye aho ngaho hagati yawe n'umubyeyi hagati yawe n'abadogiteri abaganga ikigaragara cyo abadogiteri ntago nabonye ko batangaye ariko nanone muri relation mu bigaragaza ishusho yawo wabonaga hari ikintu mu mutima wabo kibatangaje ariko nkuko mwahabaye nubwo batabemereye kwinjiza ibikoresho kugira ngo umufate ayo mashusho ariko ikigaragara cyo wabonaga ko batangaye ariko mu byerekeranye ibintu bya medicine mbiziho gato by'ubuganga hari isomo ntari buze kuvuga ku mpamvu z'akazi ubundi wenda horeka tuhihorera ariko ikigaragara cyo nuko baratangaye ko hari n'abadogiteri bagera nko muri 2 bafashe nimero yanjye kugeza ubu turimo tugenda tuvugana hari n'uwanjyanye iwabo Inyamirambo hatuye sengera mama we wari urwaye diabete we ntiyakize ariko urumva nimba uwo mudogiteri yarampamagaye gusengera mama we urwaye diabete nuko yari amaze kumbonamo iyo mpano yo gusengera indwara koza cyane turacyari kumwe ni Clement Bagemaheya Eric w'u Rwanda turi kumwe Apotre Olivier kubitangaza Imana igende gukoresha kugeza ubu wumbi izi mbaraga Imana igushyiramo ukabigenza gutyo kuko Imana ikagukoresha ngo nkabigenza gutyo ugasenga ukumvira Imana ukabigenza gutyo ukumvira Imana hanyuma ikagukoresha ibyo bitangaza kuko buryo Imana ikoresha abantu impano y'Imana ni impano ituruka ku Mana si impano y'umuntu ashobora kujya gucira cyangwa ashobora kujya kugura ni ingabire y'Imana cyangwa se impano y'Imana iyo Imana iguhaye iyo mpano iba iyiguhaye kugira ngo ifashe imbaga y'abantu cyane cyane ikayiguha no ku nyungu zayo kugira ngo abatayizera bamenye ko ari Imana ikiza no ku munota wa nyuma rero nge ntago nyirata nk'impano yanjye ahubwo ndashimira Kristo ko Paulo yabivuze wangize kuwo kwizerwa ikangabira uwo murimo rero ni mw'urwo rwego ngewe nanejejwe n'Imana kubw'uwo mwana ukize kubw'iyo mpano y'Imana ikoreye muri nge si ikiguzi natanze ku Mana ngo nyihabwe si uko nsenga kuruta abandi si uko hari ikintu kidasanzwe ndicyo ahubwo ni impano y'Imana Imana yashyize muri nge kubura rero niyo mpamvu ubona kenshi mba ndi mu gihe cyo kwegera Imana mu gusenga mu bihe byashize hari abo nagiye kubona umuntu abansanze mu butayu mu ishyamba ndi gusenga banyandika ati Padiri Olivier mu butayu ibiki n'ibiki warabibonye ko byacicikanye ariko ubundi iyo mpano iyo wayihawe aba ari umwanya wo gusenga cyane ko iyo mpano irarwanywa ni impano iterwamo na dayimoni y'ubwibone ni impano iterwa na dayimoni benshi nsigaye mbona bazicuruza bakabikoramo nk'ubwesikoro gusa nabaha ubutumwa buvuga ko atari byiza impano y'Imana ntigurishwa impano y'Imana Imana ishobora kuyiguha wayikoresha nabi ikanayikwambura ese uvuga ko uyu mama nyiri uyu mwana nta mafaranga aguhaye kugira ngo uze guhanura oya nta biguzi gusa yatanze esansi aravuga ati n'ubundi niba yari gupfa akajya muri irimbi twari kuyigura atariko nkoze ikimenyetso cyo kwizera ko umwana wanjye ntazamushyingura aravuga ati rwose profete mwanyemerera imodoka mwajemo nkayishyiramo esansi ariko yabikoze ku bushake bwe ntabwo yabikoze ku bw'ikiguzi kuri ubu mwana ntizaterera ujye umusura uracyakomeje kumusengera ntabwo ndabona umwanya wo gusubira ariko amakuru mfite nuko ari muzima
akiriho, ariko wenda umwana namara gusubira mu rugo neza dushobora kuzazana n'umubyeyi we n'uwo mwana bagahamya izo mbaraga z'Imana. Urakoze cyane, dushoje ikiganiro cyacu ariko ku bitangaza Imana kuri RCA Shika. Arabandi bakenera ko wabasengera ni ibyo koko nimero ziba zihari, ariko urangira ubahe contact zawe kugira ngo byibuze hari ibintu byinshi bikemukira amasengesho. Nabizera turabizi biranagaragara biriho nta n'uwabihindura hagati aho ngaho, ariko gerageze amatsiko akomeye. Utekereza iki iyo bigenze kuriya Imana ikabigukoresha gutyo, abandi izindi ntambaro uhura nazo n'iz'abandi ba profeti? Ubu kugeza ubu hari intambara iriho y'abapasitoro n'abahanuzi n'abaprofete ba Kamaturo. Rimwe na rimwe umuntu yakubona nkana akavuga ati suyu ni muhamagara tayari aransaba amafaranga kugira ngo mbanze kumusengera. Rwose ntabwo dusengera abantu kubera ko batuye, kubera ko batanze amafaranga. Impano y'Imana ni ubuntu, twayiherewe ubuntu tuyitangira ubundi. Ikindi cya kabiri baravuga ngo umukobwa bumwe agatukisha bose. Ntago abaprofete bose bapfuye, ntabwo babaye abacuruzi mu mpano bose. Hari ababinyuzemo babyatakiramo mu buryo bw'ubucuruzi, ariko haracyari abandi bagikorera Imana ukwiriye. Iyo mpano rero ngewe reka mvuge ngo iyi Imana yangiriye ubwo buntu bwo gukorera mu iyo mpano ni ubuntu rwose. Uzahamagara nzamwitaba, uzakenera ubwo bufasha bw'amasengesho nzamusengera igihe nzaba nshobojwemo n'Imana, kuko simbera hose icyarimwe. Noneho ikindi ni ibintu nkomeza gukangurira abantu. Iri tangazo ntago nzajya mbura kuricisha ahantu hose nzajya mba ndi. Mfite iyi ministeri yo gufasha abatishoboye, gufasha abantu. Ituro ryose abantu batanga ahantu hose mba nagiye gukora ibyo biterane, mba nagenda mbinyuzaho byo gufasha abantu batishoboye, abanyeshuri kubagurira amakaye, kubagurira amamarete, abatishoboye. Nk'ubu hari aho twageze bazi umubyeyi twaganiriye umaze imyaka 60 atazi umuceri ngo ajya wumva, ukiyorosa ibirago, ukiyorosa ibyatsi, uba ahantu hateye isoni. Twavuye muri bya bikorwa byanyu byo gufasha, tutashoboye kugeraho kuko ibyo twe twajyanye byari byashize. Rero mbwira abantu badukurikiye, impano z'Imana zirimo zirakorera muri twe, ariko dufite n'ikindi gikorwa cyo kujya tujya gusengera abantu ariko tubajyaniye. Hari abo tujya gusengera barwaye bameze nabi ariko badafite n'icyo kurya, badafite icyo kwambara, badafite n'agasabune. Rero numpamagara ufite iyo myenda, ufite ako gasabune, ufite n'ayo mafaranga aca kuri momo, rwose uzaba unadufashije icyo gikorwa cyo kugira ngo aho bantu dusengera abarwaye ariko tubashyire n'icyo kurya, tubashyire n'ako gasabune. Nta nubwo azaba bafashije mwebwe, ahubwo nawe ubwo azaba abaye umwe mu bafatanyabikorwa igikorwa cy'urukundo. Umaze imyaka ingahe uko Imana igushyizemo impano yo gusengera abarwayi bagakira? Urumva ko niyo umuntu yaba yashyizemo umwuka ugasenga Imana ikagukoresha, Imana mu mbaraga z'Imana bikakunyuriramo akazanzamuka agakira. Igihe kigana umaze nk'ingahe uyu murimo w'Imana uwukoze? Ni imyaka 6 ko byatangiye kiri muri kiliziya. Nkorera muri iyo mpano yo gusengera abarwayi no kwirukana abadayimoni, niho byatangiriye. Bikomereza rero mu churches, ariho kugeza uyu munsi ndi gukorera umurimo. Shimira abapadiri bakomeza kumotivate, komeza mu murimo, komeza mu iyo mpano, turagushigikiye, tukuri inyuma. Mwarabibonye n'ejo bundi bamfasha mu bikorwa byo kugera kw'abo bantu batishoboye, mu kwambika ababyeyi ibitenge bari bambaye ubusa, mu kugaburira abantu bari bashonje, twarangiza tukabasengera nk'uko babibonye. Hari uwo nasengera arwaye igicuri, ako kanya ahita akira.
ariko tumusubiza no ku ishuri, tumuremera n'imyambaro n'ibiki agera ku ishuri. Ibyo bikorwa byose rero mbikorera rimwe no gufasha abatishoboye. Urakoze cyane Olivier, Prophet Olivier, turamushimiye cyane. Mu by'ukuri ni byinshi kandi buriya Imana ikomeje kugenda igaragara. Mwari muvuze ngo tubahe na nimero ya telefone. Uje kwitanga? Wayitanga? Mwari mutubwiye ngo tuyitange ku bantu bakeneye ubufasha bw'amasengesho, ariko no kuba ari abantu bafite umutima w'urukundo bwo kugira ngo nabariya abantu bababaye, bashonje, bameze nabi, batararya umuceri kuva bavuka, batarakaraba isabune, batarambara inkweto, nabo kugira ngo bagerweho. Barara mu kiraro. Hari televiziyo imwe natangajeho uwo mushinga natangiriye mu majyaruguru. Abo bose abakunzi baradukurikiye, bumve ko icyo gikorwa cyatangiye. Nimero twabonekaho haba amasengesho ahubwo bufasha ni 0788 74 26 17 0788 74 26 17. Iyo niyo nimero wahamagara ukeneye gusengerwa urwaye, cyangwa ukeneye gusengerwa no ku bindi byifuzo, ndetse ukeneye no kunyuza inkunga yawe igera kwabo bakene bababaye cyane, hose wanyura aho ngaho nyakuba. Prophet Olivier, turagushimiye. Bwana Eric y'u Rwanda, bite urukumva ibintu Imana ikomeje kugenda ikoresha uyu mu prophet? Ndimo ndumva imirimo y'Imana ikomeje kurimbanya. Urumva ko hakiri icyizere ko burya bose batarangiriye rimwe. Abaprophet barangiye muri bya bihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Bavuze ngo amabuye ngo nawe wayahimbaza nkaririya ukabona rirahagurutse ngo naririmbye. Ariko twishimiye ko ukomeje kumvira umuhamagaro w'Imana, kandi ukaba urimo n'izo mbaraga zose z'umwuka wera. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane bagema. Eric tumushimiye se kuri urakoze cyane. Turagushimiye ibihe byiza. Ndagira ngo umwanya mbere uko dusoza neza giye gusaba uzamura isengesho riza isengesho rireba aba bantu bakunda guhura n'ibibazo, ntibizere, ntibemere ibitangaza bikoreshwa bica mu bakozi b'Imana bitewe n'ibikomere bagiriye kuri bamwe. Nagira ngo bazamura isengesho ribamo icyizere, kwizera ko ibintu byose Imana ishobora kubikora, kandi hakiri abaprofeti, hakiri abapasitori, hakiri abavuga butumwa bari mu muhamagaro neza w'Imana. Murakoze cyane. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ikiza, uri Imana ihumuriza imitima, uri Imana ireberera imfubyi n'abapfakazi, uri Imana yita ku bakene, uri Imana yita ku barwayi, uri Imana yita ku mitima itizera. Ndasenze kugira ngo ikiganza cyawe gikore kwa buri muntu wese. Ubutware bwawe bukize uyu muntu urwaye kanseri yo mu mara. Ubutware bwawe bukize uyu muntu urwaye sida na diabete. Ubutware bwawe bukize uyu muntu ibisazi. Etita labini vostas. Imbaraga zawe zihirika ibikuta. Uyu muntu ufite ibimenyetso by'indwara z'uburyo butandukanye atarabonera imiti, uyu muntu abohorwe. Uyu muntu umaze iminsi ari mu bigeragezo bitandukanye byo kwangwa n'imiryango, umutabarisha ukuboko kwawe gukomeye. Umuntu wese unkurikiye ku izi televiziyo ebyiri, Yero TV na Tabarwa TV, ahabwa imbaraga zo gukira, ahabwa imbaraga zo kwizera, ahabwa imbaraga z'ibitangaza n'ibimenyetso. Belesta labini voya sinima. Imbaraga zawe zizura uyu muntu wari ugeze ku munota wanyu. Imbaraga zawe zihesha umuntu kwizera, zimuteremo kwizera, yakire gukira no kubohorwa. Unyemerere uyu muntu ugiye gufasha aba bantu batagira icyo kurya, batagira icyo kwambara, umuha umugisha. Uyu muntu ugiye kwishyurira uyu muntu waheze kwa muganga kubw'indwara yamubayeho karande, umuha umugisha. Ndetse n'iki kiganza gikiza uyu muntu urwaye, kugira ngo Imana imenyekane mu baganga ko ari Imana ibunganira, kandi ukuboko kwiza kw'Imana
kube kw'aba banyamakuru bose bateraniye aha mu izina rya Yesu amen. Shalom shalom, muhabwe umugisha w'Imana. Wakoze cyane, turagushimiye Eric, wakoze cyane nawe.